ntabwo numvise neza ikibazo. Nanimaje ni hari amakuru ariko ejo hateranye inama igamije guhindura uburyo bw'imiyoborere umupira wayoborwagamo hakashyirwaho icyitwa league bitandukanye nuko shampiyona baga iyobowe mbere na mbere duhere kuri icyo ni amakuru y'impamo ese league ni iki? Yego amakuru ni impamo ngira ngo mwarabibonye ko twanabitangaje ku munsi w'ejo nyuma y'ikindi league ni kile ko nagisobanura ngo byite cyumvikana neza ariko mu magambo make urwego rundi rugiyeho mu nzego zisanzwe ziriho za Ferwafa ruhabwa izi nshingano zo gutegura irushanwa rimwe cyangwa menshi. Kesi yacu rero ni ugutegura irushanwa ry'icyiciro cya mbere mu bagabo rizwi ku mpamvu z'umuterankunga nka Primus National League. Hagiyeho rero uburyo ni urwego rwemejwe na inama y'inteko rusange isanzwe akaba nayo inama imyanzuro ikomeye. Icyo turimo turakora ni ugushyira mu bikorwa imyanzuro y'urwego navuga gushyiraho abagize iyo komite nyobozi akaba ariko nyita mu kinyarwanda cyangwa se board y'urwo rwego rwashyizweho. Harimo rero ibyiciro binyuranye bizagenda bihagararirwa mu buryo butandukanye harimo icyiciro cya mbere gihagazwe n'abantu 5 nibyo byakozwe mu nama yo ku munsi w'ejo. Icyiciro cya kabiri kigagarirwa n'abantu 2 nibyo bigiye gukorwa muri iyi nama y'uyu munsi mu kanya ngira ngo ndanasohotse ni nayo nari ngiye kwinjiramo ariko nagira ngo mbahe umwanya namwe ko ari nabyiza ko twitangariza mu Rwanda. Ubu n'uvuga ngo mu nama mugiyemo mugiye gutora abandi 2 bagomba kuza muri komite nyobozi. Hanyuma nimamara kuba urwego rw'abantu 7 inshingano nyamukuru bazahabwa n'izi? Inshingano nyamukuru uko nari nzivuze ni ugutegura no gukurikirana imigendekere ya shampiyona ariko by'umwihariko no kuyishakira abaterankunga hagamijwe kuzamura amikoro n'ubushobozi bukomoka ku bikorwa byo gutegura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda Rwanda Primus National League. Hanyuma Jules iyo ibintu biwenda bitarasohoka ngo bijye ku mugaragaro batangwe report yuzuye abantu bagerageza gushaka amakuru hirya no hino hari amakuru avuga ko muri iyo nama hashobora kuba haraganiriweho n'ikijyanye n'igihe shampiyona izatangirira ndetse n'abakinnyi bagomba kwemererwa kwikina harimo no guhindura umubare w'abanyamahanga bagomba gukina. Ibyo byaba byaraganiriwe byaba ari impamo byaba bihagaze gute? Mbanze mvuge ko kubiganiraho ntabwo bigombera kuba tugiye gutangiza ligue cyangwa tutayitangiza cyangwa iriho cyangwa itariho. Ibyo ni bisanzwe biganirwaho igihe cyose turi kuva mu mwaka umwe w'imikino tujya mu wundi mwaka w'imikino habaho ibiganiro nyunguranabitekerezo hagati y'ubuyobozi bwa Ferwafa n'abagize amakipe aribo bagenerwa bikorwa hakabaho ibitekerezo bitangwa hakabaho kubyunguranaho hakabaho kubijyaho impaka bijyanye no guhindura amabwiriza agenga amarushanwa. Iyo tuvuga umubare w'abanyamahanga ni ibwiriza ari mu mabwiriza agenga amarushanwa. Iyo tuvuga igihe shampiyona izatangirira ni imyanzuro komite nyobozi ifata ari nayo yemeza ingengabihe y'umwaka w'imikino. Ibyo rero kuba abanyamuryango amakipe ashobora kubitangaho ibitekerezo uburyo byakorwamo hari ababishima hari abavuga ati twakosora ibi. Ibyo ni ibintu bitagombera kuba hariho ligue cyangwa hatariho ligue. Ibyo ni uko amategeko abiteganya ni ibintu bishobora gutangwamo ibitekerezo bikagibwaho impaka bikunguranwaho ibitekerezo ariko umwanzuro wa nyuma ufatwa na komite nyobozi ya Ferwafa nk'uko amategeko agendera uyu munsi abigenga. Nta mwanzuro n'umwe rero ugeze ufatwa ku kintu icyo ari cyo cyose. Ibyaganiriweho ni ibisanzwe binaganirwaho umwaka ku wundi. Bavugaga by'umubare w'abanyamahanga bavugaga by'ibindi bitemewe n'amabwiriza hari ibindi twaganiriye birebana no gukora shampiyona bari munsi y'imyaka 20 ishingiye ku makipe dushaka gutangira muri uyu mwaka w'imikino wa 2023-2024. Ibyo birumvikana twaganiriye ingingo nyinshi cyane hatarimo gusa icyo ngicyo cy'abanyamahanga. Hanyuma wenda Jules ku kijyanye no kubona abaterankunga bashya haba hari ibiganiro byaba byarabaye hagati ya federation na Azam TV yo kuzongera kwerekana shampiyona bimeze bite ayo makuru ko nayo yihagaragara? Igeza kuri ubu ngubu icyo twavuga nuko amasezerano twari dufitanye n'uwari umufatanyabikorwa mu myaka 3 ishize yararangiye. Ibyo rero mu by'ukuri uburenganzira bwo kuba twaganira n'undi wese byifuza yaba wari uhari ntabwo tugufite ku ruhande yaba ubuvuze n'abandi bose babahari hari ababa babyifuza hari abo bikenera kujya gutuma babyifuza ariko mu Kinyarwanda
biba bigikorwa n'imirimo iba ikiri muri drafting phase cyangwa se mu biganiro ushaka kuvuga akanya ngo naganiriye n'uyu kuko arafite konte icyo umuryango mugari w'umupira w'amaguru ukeneye, icy'abafana, icy'abakunzi b'umupira, icy'amakipe akeneye, ibiganiro bakeneye mu masezerano. Ni ukuvuga uti twavuye kuri uru rwego twagiye kuri uru nguru mu bijyanye no kwinjiza amafaranga. Naho ibiganiro byo nakubwira abo twaganiriye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ariko bitangira ngo nta kintu yaba bimaze. Kugeza ubu ikizwi ni itariki izaberaho Super Coupe tariki 12 z'ukwezi kwa munani. Nta yindi tariki wenda abanyarwanda bakwiriye kumenya ku bijyanye na shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda cyangwa se andi marushanwa yose ategurwa na Ferwafa? Iki kibazo ndumva kineye impungenge kuko ngira ngo urebye iyo twatangiye gukora mu kwezi gushize atari nk'ibyumweru 5 bishize twasohoye kalendriye y'umwaka w'imikino 2023-2024 turayibamenyesha. Igihe kuri ubu iyo kalendriye nta kintu kirahinduka, kereka we nusabye kubyibutsa. Naho nta kintu gihinduka. Tariki 12 Super Coupe, tariki 18 gutangira shampiyona n'andi marushanwa yandi yose ko mwagiye mubibona ku ngengabihe. Ahubwo icyo tubasaba ni ukomeza kubyibutsa abantu, gukomeza kwirinda guhuha, gukomeza kwirinda ikintu cyonyine gishobora gutuma duhindura ikintu kiri ku ngengabihe. Ntabwo bivuze ko ari igiti, ari kiri gisati, ni impamvu igoye kwigobotora, bya bindi bita mu ndimi z'amahanga force majeure cyangwa se impamvu ziri unforeseen. Naho mu gihe nta mpamvu ihari igoye kwigobotora, harimo nk'amarushanwa mpuzamahanga ajemo wenda atari yarateganyijwe n'ibindi, igihe cyose tuzahora twubahiriza ingengabihe twashyize hanze kandi tubikurikiza. Ni ryari abantu bakwitega fixtures ko zizasohoka? Fixtures n'ubu nonaha naziguha cyangwa twazibaha, ariko tugomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza. Tuba dutegereje ko komisiyo ishinzwe gutanga impushya cyangwa se Club Licensing Committee iduha urutonde rwa nyuma rw'amakipe yujuje ibisabwa mu mabwiriza agenga itangwa ry'impushya. Ko murabizi ko kugira ngo ikipe yitabire amarushanwa cyane cyane shampiyona y'icyiciro cya mbere igomba guhabwa lisansi. Igomba guhabwa lisansi ari ibyo yujuje mu rwego rw'imiyoborere, mu rwego rwa tekinike, mu rwego rwa sporting, mu rwego rw'amategeko, mu rwego rw'imicungire y'imari. Barabireba hari ibyo basabwa, hari ibisuzumwa n'iyo komisiyo ikaduha urutonde rwa nyuma. Hanyuma urutonde rwa nyuma y'uduhaye dushobora duhita dushyira hanze uko amakipe azahura. Gutanga urutonde muri kafu rw'abakinnyi ko byari bisipoze kuba uyu munsi, niko iyo tariki baracyariyo? Yego, mu mabwiriza byari sipoze kuba uyu munsi, ariko mu minsi ishize kafu yatwandikiye tumenyesha ko ku makipe azaduhagararira muri Champions League na Confederation Cup afite kugeza tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi, bivuze ko wongeyeho iminsi 10. Arimo arabikurikirana ibirebana no kwandikisha abakinnyi muri Premier Management System y'abakinnyi bazifashisha mu ijonjora rya mbere cyangwa se ry'ibanze iteganyijwe tariki 18 z'ukwezi kwa munani. Tumushimira cyane Jules Karangwa, tunabareke mukore izindi nshingano. Amuze cyane kuduha umwanya.